kuri iyi nshuro bantu b'Imana mwese isi yose ikurikirana social media, stop. Hari n'abantu bamwe nimudasiba ibiganiro kwanza 1 2 3 4 5 6 7 8 turaza kubona njyewe ngarutse narakaye nongera kubisubiramo. Ubushize twaravuze ngo leta cyangwa se RIB nikore ibishoboka byose irebe Pastor Mutesi, irebe Pastor cyane Pastor Claude. Niwe twavugaga cyane, turavuga ngo Pastor Claude inzego zigomba gukurikirana ibyo bintu by'imiti ngo yaduhemukiye, ngo ni umugome, Claude ni umugome, Claude yagize gutya, ngo yaduhemukiye, uriya si umuntu mwiza. Ntihazane ntange gasopo wa musore wicara kuri kamera, wa musore wowe itaka bitwikiramo ngo naba pasiteri, ngo naba bishop, ngo nabaki. Ibyo bintu nibyo turambiwe hano kuri social media. Izi social media twiye kuvuga ngo nizo abanyarwanda basigaye barereraho. Ariko se niba social media ari igice cyiza ushobora gutangarizaho umuryango nyarwanda, isi yose muri rusange, ukayitangariza ikintu kikabasha kumvikana. Ibyo twarabivuze hano ku Nzozi TV1. Turavuga rero urubyiruko ko turagomba kwangirika, turavuga ngo ntago rugomba kwangirika, turavuga ngo ibi bintu mu bikumirire hafi. Turutwita kuri Pastor Claude uwo mutaka w'igipasiteri n'ubishop mwitwikira, mwarangiza mukaza kwangiriza urubyiruko, mukaza kwangiriza umuryango nyarwanda. Ibyo bintu ni ibiki? Turavuga ngo RIB nihaguruke ikurikirane ibi bintu. Niba iki kibazo itagikurikiraniye hafi, tuzagiteruza amaboko abiri. Abanyarwanda tuzagiteruza amaboko abiri. Niba ntuhahira kuki wumva wakangiriza isosiyete nyarwanda cyangwa se ikiremwa muntu ukacyangiriza, haba mu bwonko, haba mu buzima busanzwe, haba hose, ugasanga umuco wararangiye neza. Kubw'ibyo rero nkavuga ngo RIB rwose ihaguruke igire icyo ikora. Ubushize twarabivuze ariko turashima RIB, turashima inzego z'umutekano z'ubugenzacyaha. RIB yarahagurutse iravuga ngo irambiwe ibintu bya Pastor Mutesi hamwe na Pastor Claude. Niko RIB yahagurutse irabivuga ku mugaragaro. Turaburambiwe. Hamwe n'ibyo rero turakomeza twamagana dubwira RIB ishyiremo imbaraga, kuko hari ibintu byinshi turi kumva ba pastor bitangaza, ba pastor bande. Ibyo bintu ni ibiki bimaze kurengerana. Hatangiye kuzamo ngo habaye ikingo kubera ko ngo runaka ari umuhutu, ngo habaye ikingo kuko runaka ari iki. Ariko si byo nibyo tuzahoramo. Hano mu Rwanda dufite principe yo kurwanya cyangwa se gahunda yo kurwanya amoko no kwikubira n'iki n'ubudabugari n'iki. Ariko se ayo macakubiri y'amoko agaruka ate? Ayo mazina ko tuzi twayamaganye no mu ndangamuntu ntayabamo, no mu irangamimerere ntayabamo, kuki yongera kugaruka bitewe n'aba bagabo ngo ba pastor bande ba pastor? Haki iyo mitaka mwitwikire ni imitaka nyabaki. Iyo mitaka imwitwikira ngo y'ubupasiteri ntazi iyo stati aho mubikura hehe? Twebwe rero njyewe hano ku Nzozi TV1 turamaganye ingengabitekerezo z'amacakubiri, iz'uturere, iz'amadini, za munyangire. Ibyo bintu turabyanze. Ibintu byose biza bishaka guca abanyarwanda mo kabiri, bibatanya, ibyo turabyamaganye. Kandi nimutabikumira hafi ibintu bizatwambika ibara. Niyo mpamvu tubabwira ngo ibyo bintu ntabwo tubishaka rwose. Inzego z'umutekano zigire zibirwanye maze twubake u Rwanda twifuza. Niba dufite porogaramu ivuga ngo tugomba kubaka u Rwanda twifuza, tugomba kubaka Singapore ya Afurika, ni uko Singapore hari icyitegererezo ifite dushaka kuyigana, dushaka kwiganiraho. Niyo mpamvu rero ibyo ntitwabigeraho dukomeje kuryana, dukomeje kubiba ingengabitekerezo z'amacakubiri, kwironda, gusebanya no guharabikanya. Ibyo bintu ntabwo twazabigeraho. Ubwo se niko twubaka u Rwanda twifuza?
niko twubaka u Rwanda twifuza. Icyo kintu ndagihakanye kandi ntabwo ari cyiza, sinkishyigikiye habe na gato. Niyo mpamvu rero aka kanya mfashe uyu mwanya kugira nongere, hari haciye iminsi ibiri none Pastor Claude yahagurutse yerererere iki n'iki, ngo Pastor Claude bamufashe ngasambana, ngo bamufashe afite prudence mu ntoki, yerererere ngo kijya abandi bajya kukijya kikishaririza. Ibyo se ni ibiki? Ibyo none Pastor Claude yasaze ku mbuga nkoranyambaga, maravuga yeye ni ugusebanya nawe gusubiza, ni ugusebanya nawe iki, ngo niba ari byo ngo ndagurisha, ngo cano, ngo iki n'iki. Nushaka kuyigurisha turahomba iki? Nushaka kuyigurisha turahomba iki? Ko twebwe tumaze wa mugani wa Dr. Murangira avuga ngo, Dr. Thierry Murangira avuga ngo ibintu bya Pastor Claude na Pastor Mutesi bitugeze aha, biraturambiye. Kandi koko hano hanze kuri social media biraturambiye pe, ntabwo ari Thierry Murangira wenyine ubona ko biturambiye, biranarambiranye. Nanjye nibaza ngo ariko se Pastor Claude ko mbona ari umuntu w'umugabo, ko mbona ari iki, yafashe initiative ya kigabo akaba ari yakoresha agashaka kandi akorera muri content nziza ifasha abanyarwanda muri rusange, ifasha buri muntu guhera ku rubyiruko kuzamura ku bakuru kugeza no ku basaza, kandi igafasha n'abatuye isi muri rusange. Iyo yaba ari content nziza kandi nabonye uzi kubiharanira, ngaho bikore muri ubwo buryo, muri iyo nzira, muri uwo murongo, maze ariko tutibagiye u Rwanda turereye. Thierry Murangira yari ari kwibaza ngo, ari kubaza n'abanyamakuru cyangwa se n'abamugaragiye, ariko baza ngo ariko se ngo uriya ngo Pastor Claude na Pastor Mutesi, Pastor Claude na Pastor Mutesi iyo bageze mu rugo abana bakabaza ngo ese akazi kagenze neza, ati babasubiza ngo iki? Niko Thierry Murangira, Dr. Thierry Murangira yibazaga ati abana iyo bababajije mwebwe ati se akazi kagenze neza, kagenze gute? Mubasubiza ko kagenze gute koko? Nanjye ndabaza ese iyo bababajije musubiza ngo ese akazi kagenze neza? Question mark. Nawe Pastor Claude sinzi umunyamakuru wabikubajije akubaza ngo ese ngo wa mugani iyo mugeze mu rugo bigenda iyo mugeze mu rugo abana bakabaza akazi kagenze neza, musubiza ngo iki? mbakura inzira ku murima, ndababwira ngo ibyo bintu byanyu ni no sense, turabirambiwe. Wa mugani wa ribu turabirambiwe byo kwangiriza sosiyete nyarwanda. N'amatiku umuntu w'umugabo yirirwa ashyushyura avuga akumva ko aribyo bigomba kumutunga. Ibyo bintu rero turabirambiwe. Hano ku Nzozi TV1 turabakunda kandi turabakurikira gatanu kuri gatanu. Mufite amacano meza akurikiranywe, mushatse kuvuga ikintu cyiza cyubaka sosiyete, twazajya dukutinga tukavuga ngo Pastor Claude mu buzima bwe bwamuranze hari ijambo yavuze ryahindura ubuzima, ni iri ngiri. Ariko se banza wisuzume, ni irihe? Uyu munsi twavuga ngo Pastor Claude hari ijambo yavuze ryahindura ubuzima. Ariko se Pastor Mutesi ni irihe ijambo yavuze ryahindura ubuzima? Ese Pastor Bitangaza ni irihe jambo yavuze ryahindura ubuzima? N'abandi ABCD ntabwo nabarondora ngo mbarangize, ariko ibintu mukorera ahangaha kuri social media ni ukuri ntago ari byiza. Ndabinenze nkanjye inzozi.com, ndabinenze hano ku Nzozi TV1 turabakunda kandi dukomeza kubasabira n'umugisha w'Imana uturuka kuri yo, kandi n'imbaraga z'Imana zibabature, umuriro wayo w'igitangaza wundi ikoresha ibatura abantu ubabature, umwuka wera ikoresha ibatura abantu ibabature, kandi Imana nyir'ubuntu ibabungabungire mu buntu bwayo, ibahe ubwenge nk'ubwo yahaye Salomo kugira mubashe kuyobora amagana menshi y'ababakurikiye. Nk'uko bisanzwe iteka rero ndasoza mbabwira ngo amahoro y'Imana abane namwe. Ntago nahawe abantumye, ntago nabibasiye, ahubwo nabakeburaga, kandi Imana y'amahoro ibane namwe. Ciao turabakunda.